umureba cenga yagira ngo umupira niwe wawuremye. Umureba ubukoryo bwe bakunze kwita the GOAT cyangwa se bakunze kwita greatest of all time. Uyu ni umukinnyi w'ibihe byose, Lionel Andre Messi. Ese uyu mugabo wari uzi ko Lionel Messi atagiye muri Inter Miami kubera amafaranga gusa? Hari amabanga menshi cyane atigeze avugwa ku mugaragaro. Uyu munsi tugiye kukwereka ukuri kwishe inyuma ya transferi yavugishije isi yose. Wowe upfa gutangira nanjye ugasozanya nanjye, uraba wamenye ibijyanye na transferi ya Lionel Messi mu kujya muri Inter Miami, dore ko hari amahirwe menshi y'uko uyu mukinnyi yazajya gukina muri Arabia Saudite cyangwa se mu bihugu by'Abarabu. Ngo haye ikaze mu cyegeranyo cy'uwo munsi, nge tugiye kubana nitwa Adolphe, iyi ni Ruhago Hub. Ngo haye ikaze. Uyu Messi nyuma yo kuva muri FC Barcelona mu buryo butunguranye, Messi yerekeje muri Paris Saint-Germain. Nubwo yatsindiye ibikombe, ubuzima bwe ntibwari bworoshye, dore ko abafana ntibamwakiriye neza. Ikindi, media yamushyizeho igitutu gikabije, n'umuryango we ntiwari wishimye aho ngaho i Paris. Ibi byose byatumye atangira gutekereza ku hazaza he ndetse n'ikintu yahindura. Mu mpeshyi ya 2023, Messi yari umwe mu bakinnyi bashakishwaga cyane ku isi. Uyu yari afite amahitamo akomeye. Yari afite amahitamo yo gusubira muri FC Barcelona cyangwa se kujya muri Arabia Saudite, dore ko hari amafaranga arenga miliyoni imwe ku munsi yari kuzajya arakorera. Yari amafaranga menshi ndetse yari akayabo gahambaye. Cyangwa se indi offer yari afite, cyangwa se andi mahirwe Messi yari afite, kwari kujya muri Major League Soccer, ubwo ni MLS. Ubundi ku batabizi, MLS ni iriya shampiyona yo muri Amerika, ubwo irimo n'ariya Inter Miami iriya kipe yagiye gukinira. Abenshi batekerezaga ko azahitamo amafaranga menshi, ariko ibintu byarabacanze kubona Messi ahisemo kujya muri MLS. Messi yahisemo Inter Miami kubera impamvu zitandukanye. Ese ni ukubera iki Messi yahisemo kujya muri Inter Miami areka kujya gukina muri Arabia Saudite aho yari kuzabona amafaranga n'agafaranga? Ikintu cya mbere ni uko umuryango we yashakaga ubuzima butuje muri Amerika, aho umuryango we wamererwa neza. Ikindi, yarashaka gukura pressure nyuma y'imyaka myinshi i Burayi. Yashakaga ahantu hatuje, ashaka kuva muri pressure ndetse no mu myivumbagatanyo ya buri munsi. Ikintu cya gatatu yashakaga kubaka izina rye hanze y'Uburayi, dore ko yifuzaga kugira uruhare mu guteza imbere ruhago muri Amerika. Ariko hari ikintu gikomeye cyane abantu benshi batazi. Uyu Messi ntiyasinye gusa nk'umukinnyi, ahubwo hari amasezerano yihariye nko gufatanya na Apple TV ku bijyanye na Major League Soccer. Iyi Apple TV ubwo nyine ni televiziyo icishaho ibintu bya iPhone. Ikindi kintu cya kabiri kwari ukugira share ku bicuruzwa bya Adidas. Iyi niyo mpamvu Messi, aya niyo mabanga yihariye yari yarasinye. Ikindi kintu cya gatatu, yari amahirwe yo kuzaba nyiri igice cya Inter Miami mu gihe kizaza, ubwo kwari kugira ngo azafatemo imigabane. Ibivuze ko Messi atagiye gukina gusa, ahubwo yagiye kubaka ubucuruzi bukomeye, byinshi rero abantu batazi. Ariko Messi kuba yaragiye muri Inter Miami hari ingaruka nyinshi byagize muri ruhago. Izo ngaruka, uku kujya kwa Messi muri Amerika byongereye cyane popularite, cyangwa se byongereye cyane agaciro k'irushanwa rya MLS. Ikindi, ibi byazanye abafana bashya ku isi yose. Ibi byahinduye uko abantu barebaga cyawe. Ni ingenzi cyane. Imana ibarinde.